this kid is a freak. Imagine a 6 years old kid knows how to discharge a weapon. If he's able to, if he's capable of doing this, what about if he's 20 years, 30 years old? What is gonna be capable of doing? It's just crazy. A kid knows how to discharge a weapon. Bino bintu bikeneye kwigwaho bigahinduka muri society nyamerika cyangwa society yariyo yose kwisi. Umva niko bigenda rwose, bino bintu nanjye byandenze mbyumvishije. It's just crazy for real. Alright, ninjye ugarutse nanone with major stories kuri channel ya YouTube yitwa The Ultimate Stories. Ndagarutse mbazanire stories zo kumva tukiga tukamenya uko ubuzima bugenda hari hose kwisi. Amazina nk'ubusanzwe ni Modeste Wonzi. Icyo kunywa kitabura ku minsi mikuru. Ndagarutse na story nabashakiye uyu munsi ndashaka tuvuge ku kintu namenye muri karitsiye imwe cyangwa mu mujyi umwe witwa Newsport, I think Newsport, Virginia niko witwa. Aho umwarimu wigisha elementary school yigisha abana batoya, umwana w'imyaka 6 yazanye icyo kurwanyisha cyangwa weapon niko nayita weapon. The kid brought a weapon at school, a 6 years old kid, and he shot her teacher. That's crazy. A 6 years old kid is capable of doing that crazy thing. Imagine if they grow to 20, 30 years old, what are they gonna be capable of doing? So umwarimu wahungabanye cyane kanatwara n'urukiko, kanatwara ni mu rukiko iki kigo yigisha ko the school really neglected about the student behaviors or kids behavior at school. Yabatwaye mu rukiko abatwara lawsuit ya miliyoni 40 z'amadolari. Uyu mwarimu rero wari wahungabanye cyane, biragaragara ko yahuye n'akaga. Nawe rwose ibaza wigisha utwana dutoya tungana gutya, akana k'imyaka 6 kagafata imbunda kakakurasa. Urumva ko utatubwenge koko nk'umuntu mukuru. This is something that also blew my mind when I heard it. Ariko yagiye mu rukiko yahungabanye avuga byinshi. Ndaza kubashira akalinki murebe ari gutanga testimony muri in the court, in the I think state court. Is not really a federal court because ibyaha nk'ibyo ngibyo bigarukira muri state court, ntago bigera ku rwego rwa federal. Abwira jury icyabaye kuntu umwana yamurase at some point yaraziko yapfuye, yaraziko atakiri kwisi. Amazina y'umwarimu yitwa Abi Zawana niko yitwa. Uyu mwarimu akaba yigisha ku ishuri imwe muri Newsport, Virginia. Akaba ariho yahuriye nako kaga k'umwana nyine mutoya cyane. Abana b'iki gihe sinzi rwose ibintu basigaye barya bituma batekereza nk'abantu bakuze cyane, ku buryo umuntu yabona cyo kurwanyisha akamenya icyo ari cyo, akamenya ko yarasa n'umwarimu umwigisha umuha ubwenge kugira ngo azazigira akamaro nawe akuze abaye umuntu mukuru. Ibi bintu rero ni ibintu bikeneye kwigwaho, ntago byemewe muri society yariyo yose. Society nyamerika, society kwisi hose nyine ni ibintu bitemewe rwose, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu binahungabanya nawe ubyumva rwose. Akana kangana gutya kari baby kateye agahinda, gateye imbabazi, karimo karakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu rwose kuri isi nanjye nabonye ko ababyeyi bagomba gukora ikintu gikomeye, bagaha abana babo uburere, abana babo bakamenya ko bagomba kuba abantu bakuru, bakamenya ko bagiye kwiga, batagomba kujya mu yindi mikino, mu bintu bitari something like will help your kid, because
you teach at the young age, that's something they will embrace when they are grown. So if umwana wongo wakora, imagine umwana mutoya rwose kuri urwo rwego agahungabanya ubuzima bw'umwarimu y'abana, abonye umudamu rwose ari muri ko tubona rwose nawe atakiyumva ko akiri ku isi rwose, kubona yarashwe. Na defendant, court defendant nawe ubone nawe ibintu abizana ibintu byo gukina, akavuga se we kutababaye cyane, ubwo se ngo washoboye no kujya muri concert ngo ya Taylor Swift ngo yabereye muri Pennsylvania, kandi ngo iyo tike yari yaraguriwe na mukuru we sister, his her old sister is the one who bought the Taylor Swift tickets, bakajya kuzireba, bakajya kureba umuhanzi nyine. Aribwo nyine yarari mu rukiko abwira ibyamubayeho n'ukuntu yahungabanye no kuraswa, ibyo byose nyine court defendant akagaragaza ko nyine nta kintu gikomeye cyamubayeho. Ibaze nta n'umuntu wamenya agahinda ke. Bino bintu birasekeje at the same time. It's sad, it's just sad, see a young kid, young baby, discharging a weapon. Like kid, you are supposed to take as your own, because you are the teacher, you teach them, you give them knowledge. Then at the same time, they behaving like, grown people, like they can harm you at any point of the time. So nuko rero ibintu bihagaze, abantu bahura n'ibibazo cyane nyine mu kazi kabo bakora, n'umwarimu akazi kakora ko guha abantu uburere, n'ibyo yahuye nabyo. Kandi uriya mwana nawe ubwo azakora mu myaka ye abona ko ibyo yakoze, ubona kenshi na kenshi ntihagire n'ikintu bimubwira, kuko bizagora kumushira ku murongo. Ariko bazagerageza bakora icyo bakora, bazamutwari wawe bazamuzane mu Rwanda, hari ahantu bagorora abana ngororamuco, bamutwari wawe wenda azagira ikintu kizimugeraho. Ni ibyo rero nashoboye kubashakira uyu munsi. Reka ndebe ikintu twavugaho kindi cy'akamaro ku bantu batwara amakamyo muri Amerika. Hari ikintu bita non-domicile CDL, barashaka kugihagarika. Iyi non-domicile CDL ifatwa n'abantu baje badafite ibyangombwa bishobora kuba bakora ikintu cyacyo cyose kibinjiriza, bakabasha gukora mu gihe runaka bemerewe kuba babaye mu gihugu cya Amerika. Kubera rero amakosa menshi, abantu batazi no gusoma icyongereza, ugasanga bari mu muhanda bari gutwara, bari gukora amagisida, ni ibintu bikomeye biba ku muhanda, ugasanga leta igize ubwoba yabivanyeho. Rero babaye babivanyeho, sinzi nimba kiri temporary cyangwa kiri permanent, ariko cyahagaritswe. Ubwo nukuza ugashaka ibyangombwa byuzuye, then ukajya gushaka nimba ushaka kujya gutwara, ukaba umushoferi ukoresha icyangombwa cye, ubuhanga bukwemera kuba watwara ikamyo. Ubu ngubu ugomba kuba ufite ibyangombwa byose byuzuye byerekana ko uri umuturage, either permanent residence or a citizen, so nuko rero ibintu bihagaze mu mwanya w'iby'akazi, no kumenya ko hari ibintu byatuma abantu bashakisha imibereho bakayegeraho mu gihe runaka, mu gihe bifuza. Alright, ndabashimira cyane. I really appreciate you guys. Ndabasaba gukora subscribe, mu sharing video, mu liking, mu share comment hasi hariya, turebe ukuntu ibintu byakomeza kugenda neza. I really appreciate you and I wish you a great day and a great new month. Ukwezi gushyashya kwa November. Ubu ngubu ndabifuriza ukwezi kose kuza kuri imbere kuzabere kw'amahoro, kw'ibyishimo, k'ubutunzi, mutunganirwe. Tuzakomeza rero tubashakira ibintu bizima, ibintu bibatera kumenya ibiri kugenda imbere, ibibungura n'ubwenge. Once again, ni yari njyewe cyo kunywa kitabura ku minsi mikuru. Ndabasezeye, ibihe byiza, tuzasubira ikindi gihe nababoneye. Ultimate Story, bye bye.